wa filime nyarwanda, nyuma y'uko Kigali Youth Talent guteguriye filime nziza yitwa Ibara ry'Urukundo, ikuzana indi filime nziza cyane yitwa Agahinda k'Umwana. Mbega ababyeyi batakira umutima. Kugira kubita umuntu nta soni. Ese ni iki cyihishe inyuma y'uru rwango rw'abo babyeyi? Turanirwa mukabona mu kwezi ari guturuka gutya bene aha ngaha. Mugerageze umufatanye. Fatanya kose fata neza. Ntabwo bityo. Ndasanga uwo musatsi watose. Imvura nigo murambona. Ku rundi ruhande Uwera ni umukobwa w'imfubyi, nta babyeyi agira, yirukanywe mu nzu, ariko kubw'amahirwe wahuye n'umukiraneza David. ubu umuti wa kabiri bayimiri vuba ngaha bazawukugezaho kugira ngo wibuke byose, ariko zirikana cyane cyane ko Rugema ari wagize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi bawe ndetse n'aha ngaha muri ni hano iwanyu. Ako se muzera ndababwiza ukuri, ibi bintu byose umbwiye bakereka ibindi byose mbyemeje, gushimangira yuko Rugema afite uruhare runini mu kwica ababyeyi banjye. Ibyo bintu nahagaze mu rukiko wabibonera ibimenyetso wabisubiramo rwose ku maguru yanjye abiri nari hano gusa, ariko ni ukwitonda kuko bariya abantu ntiboroshye. Ni ukwitonda tukabanza tugakusanya n'ibimenyetso, bimwe ndabifite ibindi biranahari, ariko ndahari. Oya ntiwirirwe uvunika kuko nanjye ubu ni ukureba akantu ako ariko kose kugira ngo ishobora no gupfa cyangwa nawe. Oya ntaho wajya muzera, ni ukuri kw'Imana urakoze bakubagisha. Abandi bantu banaguhitana. Cyakora mbashije kumirwa. Ni ukuri kw'Imana Imana ikumugisha muzera, urantunguye ku buryo udashobora kumva. Kandi nzi neza ko bisa. Yewe ndabona mwahuje urugwiro. Ntabwo se Fabiola. N'ubu uracyagenda uko? Ariko ubu nzabigenze niko. Mugenzeho se aho nicaye uba wahaguye kare. Ibyo ndimo uba wabigezemo kare. Yari ikintu mpfa nawe. Ko wamubwiye ko mwahuje urugwiro hari ikosa nkoze? Ariko nta n'ikibazo cyane gihari. Gusa nyine nuko narinje kwirebera muzehe werekana arengana, nta kibazo mfitanye nawe. Nje kwa muzehe. Muzehe. Narinje kukureba nyine kugira ngo mubwire. Ngo intumwa y'u Rwanda yabwiye y'u Burundi ngo uhuguha kandi ucunga amarima. Niya niko tumutunze. Ndamutinya ariko. Uramutinya se azagutwara iki? Nanjye kera ni kuri nari intezi. Numva ubwoba, icyo avuze cyose numva ubwoba. Ariko burya ko ibyo bavuze n'umuntu yagize agateba ibiti ayuzwe ifu. Iyo umweretse ko ufite ubwoba arakuyobora. Wamwereka ko ntabwo ufite akamutinya. Ese Fabiola amagambo abwiye umusaza papa Kamarade akabasha ko yamutera ubwoba, biraza kuba byaherera he byose tugiye kuba twabireba kuri episode igiye kuba yakurikira. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo tureke kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu. Ese icyo we araza kuba yabwiza iribagiza ukuri ko ari we wabashije kuba yatera inda uriya mukobwa Isimbi, nabyo byose turaza kuba twabirebera hano kuri ino channel. Ni byinshi rero byabashije kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese Kamarade na Emile bo bazapimisha hehe uriya muti kugira ngo ubashe kuba wagera kuri iribagiza, ko babuze umuganga ubasha kuba yatera umuti iribagiza. Ese iribagiza araza kuba yaterwa umuti? Byose turaza kuba tubirebera hamwe hano kuri ino channel. Rero icyo usabwa no gukandaho subscribe kugira ngo tureko tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba bakurikira izino video tugenda tubagezaho ibintu bigiye kuba byakurikira.
kandi iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho buri kintu cyose kiba muri filime Inzira y'Umusaraba uko kiri, nta kubeshya kurimo, byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ibyo wiyumvisha ko bitashoboka ko iribagiza yaba agiye ko yanywa umuti wa kabiri, nabyo turaza kuba twabireba. Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe yuko ino filime ikomeje kuba yaryoha cyane. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bifuza episode igiye kuba yaza bafite amasiko, ngiye kuba nababwira buri kintu cyose kigiye kuba cyazamo. Twabonye ko uyu musaza Papa Camarade yari arimo aganira na Iribagiza ndetse na Fabiola, yararimo aganira na Iribagiza na Fabiola hano nkuko murimo muri bibona, ariko yararimo avugana na Iribagiza wenyine nuko Fabiola yaje kwivangamo mu nyuma abwira uyu musaza amagambo ateye ubwoba cyane kubera ko yamuciraga imigani nyarwanda, amubwira uburyo ashobora ko yaravumbuwe, ashobora ko yaramenwe ko hano mwa runo rugo nubwo hari nta kintu kizima kimugenza, nta kintu kiza yifuriza Rugema, ahubwo ari ukumushyira hasi. Nibyo Fabiola yarashatse ko yamubwira muri ya migani. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano umaze kuba wasobanukirwa, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twahageze tukiri kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Ese Iribagiza mwifuza ko anywa umuti? Byose nabyo tugiye kuba twabireba. Se Iribagiza namara kuba yanywa umuti hazaba iki? Nabyo turaza kuba twabireba. Se Cyusa we kuki agumye kuba yabeshe uyu mwana w'umukobwa Iribagiza amubwira ati ntago ari we wabashe ko yatera inda isimbi? Cyusa rero yagumye abwira Iribagiza, ararahira amubwiza ukuri, aremera arapfukama, amubwira ko atari wateye inda isimbi, kandi twebwe twamaze kubona ko ari Cyusa abashe ko yateye inda isimbi. Yamubajije nimba bararyamanye aramuhakanira, kandi Cyusa twabonye ko muri episode yarangiye yemereye mushiki we Sylvie ko ari we wabashe ko yaryamana na isimbi, ariko ngo atari we wamuteye inda. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kujya yaryoha cyane kubera ko Cyusa atarimo abwiza Iribagiza ukuri yuko ari we wateye inda uriya mukobwa isimbi, kandi twebwe twamaze kuba twabibona. Yakabaye amubwira ukuri, Iribagiza akabasha kuba yabimenya yuko nta kintu yamugira, ahubwo nibwo bahita bajya inama, bakajya inama y'uburyo bagomba kuba bakwita kuri uriya mukobwa isimbi, kubera ko Cyusa nyine niwe wabashe kuba yatera inda, kandi isimbi ikintu ashaka ni kimwe cyonyine, ashaka ko uriya mwana we yazagira umuryango wenda akabona papa we, kandi papa we twamaze kuba twamubona ni Cyusa, kandi nta wundi muntu yakandikishaho uriya mwana. Nibyo isimbi ashaka byonyine, avuga ko atagikunda Cyusa rero uri kumva ko arimo arakora amakosa akomeye cyane kuba atarimo abwiza Iribagiza ukuri ndetse na isimbi kugira ngo babashe kuba bagumya kuba babana neza, kandi isimbi we ntago agikunda Cyusa nkuko agenda abivuga. Kandi twabonye ko isimbi yamaze ko yahinduka undi muntu, yahindutse undi muntu mwiza, kubera ko twabonye ko hano muri no filime Inzira y'Umusaraba muri episode yarangiye isimbi ari we muntu ushaka kuba yarwanirira Iribagiza ndetse n'abandi bose, kubera ko twabonye ko Fabiola yahamagaye Nyiranambara akamubwira bimwe Rugema yakoze we na wa mugore Mama Kanyana n'uburyo baryamaniye mu cyumba cya Nyiranambara. Rero Fabiola yahamagaye Nyiranambara, yabashe ko yavugana na Nyiranambara kuri telefone, abasha ko yabimubwira. Isimbi rero byamubabaje cyane kuba uyu Fabiola avuga buri kintu kimwe cyose kibera hano mwa runo rugo. Yababajwe nuko yabashishwe kuba yahamagara Nyiranambara akamubwira ko yaryamanye n'uriya mugore Mama Kanyana, noneho babikorera mu cyumba cye. Rero uri kumva ko uyu Fabiola ari gateranya, nta cyiza yifuriza abantu baba mwa runo rugo, nta cyiza na kimwe abasha kuba yageza kuba mu rugo hano baba mu rugo kwa Rugema, ahubwo we ashaka ko bahora mu ntonganya nkuko yaratangiye ko yavuga uyu mugore Mama Kanyana nubwo yaryamanye na Rugema bakajya mu cyumba cya Nyiranambara, ariko ntago ari ibintu byiza uyu mukobwa Fabiola yarakwiye kuvugira kuri telefone. Rero uyu mukobwa isimbi byabashije kuba byamubabaza, ashaka no kuba yasiba aya majwi Fabiola yari yohereje Nyiranambara, ariko biranga asanga yagiye. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi uyu mukobwa Fabiola arimo arakora, ntago arimo aratubanira neza. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, umaze kuba wasobanukirwa bimwe biri kuza hano muri filime Inzira y'Umusaraba, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba tukiri kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira bakabasha kuba bagera hano tukiri kumwe.
kandi ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba biri kugenda bishimisha abantu benshi bakurikira iyi filimi kubera ko twabonyemo n'ibindi bintu byabashije kuba byagaragara hano muri filimi Inzira y'Umusaraba kandi bikabasha kuba byashimisha abakunzi bayo. Rero nimba wishimiye ko iribagiza azabasha kuba yanywa umuti wa kabiri, jyaho hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo byawe byose uko utekereza ino filimi, kandi nimba ubasha kuba wareba iyi filimi Inzira y'Umusaraba ntago urabura igitekerezo ubasha kuba watanga. Rero ni ibintu byiza cyane kubera ko Kamarade na Emile bari gutekereza kuri uriya mukobwa iribagiza uburyo yabona umuti wa kabiri, uburyo yajya mu cyaro akajya kuba yawunywa, ariko bafite ikibazo gikomeye cyane kuba iribagiza namara kuba yamanuka hano mu cyaro se ninde uzabasha kuba yamutera uyu muti, ko twamaze kubona ko ari urushinge bazatera iribagiza ku kaboko mu mutsi. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane kuba iribagiza nubwo ashobora kuba yamanuka mu cyaro adashobora kuba yabona umuti wa kabiri, ariko barimo barabipanga neza uburyo bashobora kuba babona umuganga ushobora kuba yatera iribagiza umuti. Bari bazi ko ari ibintu byoroshye kuba baha iribagiza umuti wa kabiri, ariko basanze aho bibaze ikibazo bavuga ati Kamarade cyangwa Emile havuyemo umwe agatera iribagiza umuti wa kabiri, iribagiza ntihagire ikintu mu marira agapfa kubera ko batazi kuba batera urushinge atari abaganga babyize. Uri kumva byaba ari ibintu bibi cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ugasanga bakoze ikosa rimwe uyu muntu bashaka kuba bavura ahubwo baramwangije cyangwa baramwishe kubera ko nyine nta kintu na kimwe bazi kuri bino by'umuti w'uburyo bateramo urushinge. Rero uri kumva ko Kamarade na Emile bari mu ihurizo rikomeye cyane bo kuba baha iribagiza umuti wa kabiri kugira ngo yibuke byose. Uri kumva ko rero aba basore bari bakoze uko bashoboye kose, ariko bageze ikibazo cy'ubukene, niyo mpamvu bagomba kuba bakiyambaza abandi. Rero barimo baribaza ati umuti se bashobora kuba bawujyana kwa Cyusa kubera ko bo bafite ubushobozi bakabasha kuba bashaka umuganga akabasha kuba yawutera iribagiza. Rero iki ni ikibazo Kamarade na Emile barimo bibaza, nimba bashobora kuba bashaka undi muganga cyangwa bagahamagara uriya dogiteri wibereye kwa Rugema ngo aze atere iribagiza urushinge rwa kabiri. Rero uri kumva ko ibintu biraza kuba byaryoha muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Iribagiza namara ko yabona umuganga umutera umuti wa kabiri, rero kumva ko ibintu biraza kuba byaryoha. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Fabiola ndetse n'uyu musaza Papa Kamarade kubera ko twabonye bo bitameze neza, cyangwa Cyusa we na Fabiola na iribagiza ibyabo byo biraza kuba byagana hehe? Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nkomeze nkubwira buri kimwe kiraza kuba cyaza hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Abantu benshi rero mwibaza ibibazo muri filimi Inzira y'Umusaraba, mujye mubibaza aho hasi muri comment, n'icyo ubona kitagenda neza ubashe kuba wakitubwira kugira ngo tubashe kuba twakimenya, tubashe kuba twabibakemurira ibibazo byanyuma mwibaza. kandi wacikwa n'ibyiza tugenda tubagezaho. Ariko twabonyemo ibintu byinshi hano muri ino filimi byatangiye kuba byashimisha abakunzi bacu, bari kwibaza ati ese Rugema ndetse n'uriya musaza Papa Kamarade n'izihe deal bapanze, byose ndaza kuba nazikubwira. Ese uyu muzamu araza kuba yavuga umuntu wamukubise akamukomeretsa agatuma asinzira, nabyo byose turaza kuba twabirebera hamwe. Ese Fabiola we aragumya agira inama Rugema kugeza ryari ko agomba kuba yakirukana uyu muzamu akazana umusekirite uzajya urinda hano, noneho we ufite n'imbunda. Rero uri kumva ko filimi Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha. Iyi episode tugezeho kubera ko tubonye ko Rugema n'uriya musaza Papa Kamarade ibintu barimo bitari ibintu byiza cyane, kubera ko barimo baratongana. Uyu Rugema atangiye kuba yakeka ko uyu musaza yamugambaniye, kandi twamaze kuba twabibona ko uyu musaza yaje hano kwa Rugema afite ikintu cyamuzanye, ni impamvu nzima yamuzanye. Rero impamvu ye ni ukuba yavura iribagiza akamuha umuti wa kabiri, yarangiza akazajya kuba yashinza Rugema mu butabera kugira ngo azabone uko ahanwa umubyeyi yakoze yica ababyeyi ba iribagiza. Uyu musaza niwe wenyine ufite ukuri kose ku rupfu rw'ababyeyi ba iribagiza n'umuntu wabashe kuba wabica. Rero niwe uzajya kuba yatanga ibimenyetso mu rukiko, niyo mpamvu muri kumubona hano kwa Rugema, nicyo kintu cyamuzanye. Rero ikintu cye cyaramuzanye ni ukuvura iribagiza hano mwa runo rugo, ariko ntabwo byabashije kuba byagenda neza kubera ko twabonye ko Rugema ndetse n'uriya mukobwa Fabiola bamaze kuba bamenya ko umuti wageze hano mwa runo
rugo. Rero niyo mpamvu uyu musaza mwabonye tutangiye filimi yacu arimo atonganwa na Rugema. Ise biraza kuba byagenda gute? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nkomeze nkubwira ibindi bintu biraza kuba byakurikira. Rero uyu musaza iyo mpamvu niyo yari yamuzanye hano mwa runo rugo yonyine yo kuba yazavura iribagiza akibuka buri kimwe cyose, ariko ntago imipango ye yaciyemo neza kubera ko twabonye ko yagiye kuha umuti iribagiza akanga. Iribagiza ntabwo yari yakamenye ko uyu ari we papa Kamarade wari umuzaniye umuti. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza yaragiye kuba yakora. Rero abantu bari bazi ko yagambanye, ntago yigeze agambana, ahubwo nuko yagirago azavure iribagiza amusanze hano mwa runo rugo, noneho ibintu bikagumya kuba byamera neza. Kandi twabonyemo ibintu byinshi hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, aho uriya mukobwa iribagiza yari agiye kuba yanywa umuti wa kabiri, nuko Fabiola ndetse na Fabiola akabasha kuba yakumva amabanga y'uyu musaza ndetse na Fabiola. Kandi twamaze kubona ko noneho iribagiza agiye kujya mu cyaro kunywa umuti wa kabiri, agiye kugenda akajya kwa Kamarade akajya kuba yanywa umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza gusa iribagiza akimara kuba yamenya amakuru Kamarade na Emile bari bamugejejeho yo kuba yajya mu cyaro akajya kuba yanywa umuti wa kabiri, byari ibyishimo gusa kubera ko twabonye ko n'Akanyana wari ufite agahinda yuko Sylvie yamutwariye umugabo, kubera ko nawe yabashe kuba yaseka atangira kuba yakishima kubera ko iribagiza noneho namara kuba yanywa umuti wa kabiri. Uri kumva ko rero uyu mukobwa Kanyana nawe ibye biraza kuba bimeze neza, atangiye kuba yakishimira ko iribagiza yanywa umuti wa kabiri. Kandi twabonye ko Kanyana yari afite agahinda muri no minsi avuga ati Sylvie yamutwariye umugabo, ariko twongeye kubona yongeye kuba yamwenyura, yongeye kuba yaseka. Uri kumva ko rero ari ibyishimo gusa. Rero nimba ubashe kuba washimishwa n'uburyo Kanyana yabashe kuba yava muri ka gahinda agatangira kuba yakirengagiza bimwe bya we na Sylvie ibyo bari gucamo muri no minsi barwanira umugabo, yabonye ko atari ibintu byiza, ahubwo ibintu byiza bigezweho ari uko iribagiza yanywa umuti akabona iribagiza yishimye yibutse buri kimwe cyose. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha, ino filimi igiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filimi n'uburyo uri kubonamo igiye kuzajya igenda, yuko tumaze kubonamo ibintu byinshi kandi biri kugenda bishimisha abantu. Kandi iyi filimi iri hafi kuba yagera ku musozo, iri kubasha kuba yashimisha abantu benshi cyane babasha kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi ntago ari ibyo gusa, kubera ko twabonye ko Cyusa na iribagiza hari ibintu barimo barapfa batari kuzuzanyaho neza we n'uriya mukobwa Isimbi, kubera ko uriya mukobwa Isimbi ngo hari amasezerano afitanye n'uyu musore Cyusa y'uburyo bazareramo uriya mwana, ariko Cyusa ntabwo ashaka ko iribagiza yamenya ko iyi nda Isimbi atwite ari iye, yuko iribagiza ari kuba hageze ari kumwe na Isimbi. Cyusa agahita arakara cyane akagira umujinya ukomeye cyane. Cyusa ntabwo akiri kuvugira hasi nk'uko bisanzwe nk'uko twe tumumenyereye. Cyusa atangiye kuba yahinduka undi muntu wundi, kubera ko twabonye ko atangiye kuba yahinduka umwana mubi cyane, kuba adashaka kuba yakemera iyi nda ya Isimbi, ariko ari kugereka no kumukubita n'ibitutsi byinshi cyane, avuga ati Isimbi ntago njyewe iyo nda ari iyanjye, ahubwo hari ibintu twumvikanye, ibyo twumvikanye urabizi. Rero wishaka kuba waneza iribagiza ngo uneze umugore. Rero uri kumva ko Cyusa arimo akora amakosa kuba adashaka kuba yabwiza iribagiza ukuri ko ari we wabashe kuba yatera inda uyu mukobwa Isimbi, kandi twebwe twamaze kuba twabibona. Rero uri kumva ko Cyusa ibye nabwe bitameze neza, kandi atangiye kuba yakora amakosa akomeye cyane, kuba atangiye kuba yakubita umugore utwite nka Isimbi. Ese amukubise inda ikavamo, uri kumva byagenda gute? Rero ibi ni ibibazo biri kugenda byibazwa n'abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe hari ikibazo wibaza ushaka ko cyasubizwa, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo bye by'uburyo ubonamo iyi filimi, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yaba nziza, abantu batangiye kuba bayikunda kubera ko igiye kuba yagera kuri finali, noneho igatangira kuba yaryoha cyane. Niyo mpamvu muri kugenda mubonamo ibitangaza byinshi cyane. Ariko ntago ari ibyo gusa, turaza kuba twarebera hamwe yuko haracyari ibintu byinshi tugomba kuba twareba, yuko
uriya musore uri kurinda hano kwa Rugema, twabonye ko Fabiola ndetse na Rugema batamworoheye, barimo baramubaza umuntu yabashe ko yamenya, wabashe kuba wamukubita ikintu kugira ngo abashe ko yasinzira, bamubaza nimba uwo muntu yaba yarahuye na Iribagiza cyangwa na Rugema. Rero Rugema na Fabiola bari mu rujijo rukomeye cyane kubera ko batazi umuntu wabashe kuba yakinjira hano mwa runo rugo, ariko uriya muzamu yababwiye umuntu umwe wigeze kuba yaza hano mwa runo rugo akaza yambaye imyenda y'ubururu, bahita bamumenya ko ari Kamarade, bahita bumva ko ari Kamarade na Emile bageze hano mwa runo rugo. Rero uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola bafite urujijo rukomeye cyane kuba hari umuntu wabashe kuba wagera hano mwa runo rugo, Kamarade na Emile. Niyo mpamvu mwabonye Fabiola afite ubwoba bwinshi cyane avuga ati we ni Kamarade na Emile babashe kuba bakinjira hano, nibo babashe kuba bagukubita icyo kintu. Ubwo uri kumva ko Rugema na Fabiola bafite ubwoba bwinshi cyane, bavuga ati bashobora kuba barahuye na Iribagiza cyangwa akaba yarahuye n'uriya musaza papa Kamarade. Niyo mpamvu mwabonye Rugema afite ubwoba bwinshi cyane avuga ati umuti wa kabiri yaba Iribagiza yarawunyweye. Ariko ni ibintu byiza cyane kuba batangiye kuba bakeka ko Iribagiza yanyweye umuti wa kabiri, kubera ko bahita bagira ubwoba bwinshi cyane nibagiye kuba bawuhiga kwa Kamarade ndetse na Emile. Kandi twabonye ko Kamarade na Emile nubwo bahamagaye Iribagiza ngo azajye kuba yanywa umuti mu cyaro, ntago bizeye neza ko azahagera, ahubwo bashaka kuba bakizamukira noneho kugira ngo bamusange iwabo bawumuhe cyangwa bawujyane kwa Cyusa. Kandi barimo barakeka ko Rugema ndetse yaba afite imitego myinshi cyane yabapangiye, ashobora kuba yarabateze kugira ngo azabone uko abona uyu muti wa kabiri, yuko Rugema ntabwo yakemera ko umuti wa kabiri Kamarade na Emile aribo bawubona kandi ari bazawuha Iribagiza bakawumuha wose, kandi Rugema aricyo kintu adashaka ko kiba, ahubwo ashaka no kwica abantu kugira ngo uriya muti ntuzagere kwa Iribagiza ntazabashe ko yanywa umuti. Twabonye ko Fabiola rero na Rugema barimo bapanga kuba bakica uriya musaza papa Kamarade kubera ko ari we dogiteri, niwe muntu bari gukeka ko yaba afite umuti wa kabiri ashaka kuba yawuha Iribagiza. Ariko Rugema ntago arabyizera neza, nubwo yavuze ati naramuka amenye ukuri azahita yica uriya musaza. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi cyane Rugema ndetse na Fabiola barimo bapanga gukora bidashimishije habe na gato abakunzi ba filime INZIRA Y'UMUSARABA. Rero bishimiye ko Iribagiza yaba agiye kuba yabona umuti wa kabiri. Mujye muri comment mwandike amena, kubera ko n'Imana nyine izaba ibikoze kugira ngo Iribagiza anywe umuti wa kabiri. Ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filime, ariko Rugema ndetse n'uyu mukobwa Fabiola barimo barakora ibintu bitari byiza, bitari kubasha kuba byashimisha abakunzi ba filime INZIRA Y'UMUSARABA. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filime INZIRA Y'UMUSARABA. Se ibintu biraza kuba byagana hehe? Byose turaza kuba twabireba rero, kandi bimwe mumaze kuba mwabyibonera. Ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri ino filime INZIRA Y'UMUSARABA, ibintu biri kugumya bishimisha abakunzi bayo benshi cyane, bari kugumya baduha ibitekerezo byabo, tukaba ari byo tubasha kuba twashyira hano muri filime. N'abari kwibaza ati iyi filime izagera finali ryari, izarangira ryari, byose tuzabibabwira mu minsi iri imbere, yuko murabona ko filime yacu itangiye kuba yagera hano abakunzi bayo mushaka muri benshi, ahantu mwifuza ko yagera igahita irangira. Rero niho turi kugenda tubagereza iyi filime yacu. Nimba nawe wifuza ko iyi filime yarangira, ujyaho hasi muri comment ubashe kuba waduha ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubona iyi filime yazarangira naho ubona yazaherera. Byose tuzabirebera hamwe. Rero kanda subscribe hano kuri ino channel nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe. Nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe n'ibyo ubona bitagenda neza, ubashe kuba wabitubwira kugira ngo tubashe kuba twabishyira ku murongo. Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane, twebwe tuzajya duhora dusubira turimo tuvuga hano kuri ino filime yacu INZIRA Y'UMUSARABA. Ibiraza kuba byazamo n'ibiraza kuba byakurikira, byose tuzajya tubirebera hamwe. Umuti wa kabiri wo kuba twatwara iyi mitungo yaba Iribagiza, yuko uyu mugore Fabiola namara kuba yagira bakica uyu musaza papa Kamarade,
we na Rugema ntago bazigera baha umuti Iribagiza, ahubwo bazawangiza kugira ngo begukane imitungo yaba Iribagiza. Ubwo Iribagiza azaba ubuze ubutabera bwe, ariko twebwe twamaze kubona noneho ko umuti wa kabiri noneho uri mu maboko meza. Bamaze kuba bahamagara Fabiola ati uzaze kuba wareba umuti wa kabiri kugira ngo nawe ubashe kubunywa ukire. Noneho uri kumva ko Rugema ndetse na nyina Ntambara na Fabiola bagiye kuba bajya mu kaga gakomeye cyane, kubera ko batigeze babasha kuba bagira inama nzima bagira Iribagiza, kandi nibo bamureze kugeza akuze. Rero ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba kuri iyi episode tugezeho.